tukabigeraho iyo tubifatanyije. yego ntago umutari ukuryumaho. iyo tubifatanyije tukabiviraho indi imwe biragaragara nyuma ya covid se ntari ikindi cyadutse ahangaha abantu bakakirwanya bivuye inyuma cyamaburuge nabwo abantu babanje ariko nabwo abantu batangiye nabyo baryumaho cyane. Alphonse rero nta nubwo ari butugendane nta Alphonse ntabwo ari butugendane nta kibazo rero iyi meze uyitondere kubera ko abava mu burasirazuba twabaye babiri tugiye mu matora namwe murumva ko byamera. ariko rero birasaba ko ibyo nabyo ni indi ngingo yo kwigaho niyo kwigaho ariko mu burasirazuba ko numvise ngo hari mu gitifu uri mu gutifutifu byagenze gute hari dokima didiye ase n'uyizamura singiyo se icyo nzi ni uko mbona akarere ka Kayonza umurenge wa Mukarange Nyagatovu Itetero ni ibyo byonyine ndabibona nkabona naho n'ibikumwe bitukura na noteri namubonye mbonye noteri nubona ibintu byajemo noteri abantu bashakaga iriya dokima munyure kuri YouTube yacu muyifate ntayumba mufatiriye mugende mufatiriya nayibimye ntayumba iriya dokima iki njya kugira dokima mwe mutazifite muri hehe. Hariya rero ikibazo gihari kiri mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda iwacu kandi iwanyu harya iwanyu mwebwe ni Kabare kwishyamba ahahoze ari kwishyamba oya akarere wigahunga akarere ni Kayonza umurenge wa Kabare akagari ka Rubumba hanyuma ni iwanyu rero ngiye kuvuga ibintu byanyu rero no kubivuga nitonze cyane ko ari n'ababiri kuko ushobora gusanga nabo bagitifu ari bene wanyu kandi bari abantu umunyemera mbivuge buhoro bari abantu n'abaturanyi b'umukuru w'igihugu kuvuga ngo niyo bakoze amakosa bayakorera mu marembo yiwe no mu rugo hafi y'urwuri rwe sawa. hanyuma rero umwaka ushize muri 2025 yego umugabo witwa Ntambara John gitifu yari gitifu umurenge wa Mukarange ari gitifu umurenge wa Mukarange rero muri iriya mudugudu n'akagari Jado yasomye hejuru Katetero umuturage yagiye kugurayo ikibanza yego noneho rero bagenda bakigura ari abavandimwe ntibakora mitasiyo noneho undi muntu aturuka inangahe i Kigali amakuru mfite nuko yashobora kuba ari n'umupolisi ajya kugura ikibanza i Kayonza ahageze rero ikibanza araguze bisanzwe bigize noneho nyuma umukuru w'umudugudu uriya bavuze hariya ngo ari umukomisiyoneri w'ubutaka aravuga ati numvise ko ufite ubutaka ugurisha ariko byaba byiza ubu butaka ubaye witonze hari umuntu w'inshuti yanjye ubushaka mugabo aravuga ati icyo nshaka se ko ari amafaranga nta kibazo bumvikana amafaranga tugenda yifuzamo 4 miliyoni bati ntaribi z'amanyarwanda ku munsi wo kujya kugurisha rero ngo agiye kubona haje gitifu Ntambara ari we muguzi aramubwira ati rero wa mugabo witwa Aimable ati we rero Aimable reka mbanze nkubarize kuko burya abayobozi tuba dufite amakuru abaturage mudafite tugera aho mutagera ngo hari kuwa gatandatu yikaka muri ofisi gatoya avugira kuri telefone gato araza aravuga ati mvuye kuvugana rero n'umwanditsi impapuro mpamo z'ubutaka ku ntara ambwiye ko hari ahantu kiriya kibanza cyawe kiri azaca rompuwe inyungu rusange ziba zivutse ngo azaca rompuwe ati none rero nk'umuyobozi reka nkugire inama ndaguha 2 miliyoni yo kuhomba we kuri ntama n'ibyuma yo kuviramo aho izi 2 miliyoni nabwo ni impuhwe ubundi umuntu yakakuretse kuko rompuwe niza finito ati none se we kugiye kumpa 2 miliyoni wowe uzahakuza iki atari hari kumenye kuri muvugana n'umuntu w'umuyobozi ati sinya cyangwa ururire ati cyo nkubwiye cyo uramutse uri umuntu w'umugabo wasinye ugafata udufaranga noneho rero uriya muntu w'ikumwe bitukura uriya noteri hano hariho ibiya birango bya noteri n'imikoro n'iki byose n'ikirangantego ariko biratukura mama mpaye biriya birango ubona bya noteri rero noteri
yari umuyobozi ushinzwe ubutaka muri uwo murenge wa Mukarange n'ubundi baba bafite mu nshingano zabo notification. yego ariko abantu nahoze mbona bavuga ko ngo bataba bafite inshingano zo kugurisha muri bene biriya bintu. Notification ni ukwemeza, bitandukanye kugurisha. Yego. Kugurisha ni ibyo ugura n'umugurisha. Yego. Notification ni ukwemeza, ni nk'umugabo wo kubihamya. Yego. hariho nako yatanze serivisi yo kugurisha. Inde umuyobozi ushinzwe kwemeza ubutaka amasezerano y'ubugure ntabwo ariko nyamara nagira ngo ngaruke ahangaha urumva ihererekanwa ry'ubutaka iryo sano turishyiremo ahangaha. Amasezerano yo kugurisha no kugura ubutaka n'ikimenyimenyi biriya bikumwe n'ibiki byose bibanza kujyaho mbere ya noteri nk'ikimenyetso cy'uko umuguzi n'umugurisha bamaze kubyumvikana, bamaze kujya mu masezerano. Noteri waza nyuma nk'umugabo wo kubihamya. Yego. Ibyo rero byabereye muri icyo cyumba. Komisiyoneri yari umukuru w'umudugudu. Icyo cyumba cya rompuwe, tukiti cya rompuwe. Icya rompuwe. Komisiyoneri w'icyo kibanza w'ubutaka yari umukuru w'umudugudu. Umuguzi ari igitifu w'umurenge, hanyuma noteri ari umukozi ushinzwe ubutaka mu murenge. Ufite ubwo naferi y'umurenge. Naferi y'umurenge. Ni ukuvuga ngo inama yakoraniye ku muturage. None rero uwo muturage wagiye kubona abana bazanye ibintu by'amasezerano. Yego. Byanditse kuriya. Byandikije n'imashini do. Yego. Abona agomba gusinyira ko agurishije miliyoni 6. Ahagiye kubakwa rompu ariko ntibirimo mu masezerano. Mu masezerano ntabwo birimo ko azajya. Rompu ntayirimo. Yego. Ariko agurishije miliyoni 6. Nureba kiriya gipapuro kiri hariya. Kiriho ko ubwo butaka buguzwe miliyoni 6. Yakiriye 5,700 izindi turasa zizaboneka bamaze gukora mitasiyo. Kandi bamuhaye ebyiri. Mwize ebyiri ngo yahindukiye bavuga ati uzanyemo 500 ahubwo kugira ngo utazabura mu gihe cya mitasiyo. Noneho rero umuturage abaho ngaho yirwa riragira gute yiciraguraho nyuma ngo aza kumenya amakuru ko aho hantu bamubeshye nta rompu ihari. Ahamagara gitifu w'umurenge. Uretse kuba nta na rompu ihari, nta na pu ihari, nta na ro, nta kintu na kimwe, nta kibazo na kimwe hafi. Ahamagara gitifu w'umurenge ati mwarampemukiye, namenye ko wandenganyije kandi ari wowe mubyeyi wanjye nk'umuturage wagombaga kundenganura. Kuriya ni ukubindikiranye. Warambindikiranije. Aramubwira turabona uwari meya w'akarere Nyemazi niko yari yabyemeje, uyu meya mushyashya batuzaniye Fred ibyo nta bikozwe yarabyanze, nuko nkuko bihagaze. Atese ubundi uhaguze ninde? Atuhaguze yitwa Dani. Mpa nimero rero muhamagara toya ibintu bya nimero ntabyo, nta bintu birimo. Dani se ubwo gitifu w'umurenge yaje ngo yavuga ko yaguriye umuntu masezerano, harimo ko yaguriye umuntu ariko mu kumvikana n'umuturage ngo niwe baguraga. Yego. Noneho nuza kureba mu bagabo b'abantu banyweye inzoga zo gusinya, gitifu asinya nk'umugabo banyweye inzoga zo gusinya. Urebe hariya mu bagabo urasangamo Ntambara John. Amasezerano ari hagati yande nande. Ibintu byose bibereye mu nama y'umurenge. Yego. Gitifu asomye kuza umugabo. Yego. Gitifu niwe wabwiye umuturage ko haba rompuwe. Gitifu niwe wabwiye umuturage ko yafata ebyiri akigendera. Amasezerano harimo 6 kahawe 5,700. Gitifu niwe wanze gutanga nimero. Yego. All the stories about Gitifu. Byose biraza. Ntambara. Umuntu akoze igisa nk'inyunganira mvugo. Gitifu yakoze ihenda bwenge. Ya mikino abana bakinaga yo guhenda ubwenge. Umuturage wayobora. Ku muturage wayobora. Icya kabiri akora icyitwa itesha agaciro. Ubutaka bukwiriye miliyoni zakabaye zirenze 6. Ni nayo mpamvu mu masezerano bashaka ko umuturage asinyire 6, ariko abutesheje agaciro kuko avuga ko hazakira ibikorwa by'inyungu rusange, hazubakwa rompuwe. Kubw'izo mpamvu no kumuha ayo mafaranga make ni impuhwe bamugiriye. Noneho na za miliyoni 2 bamwatseho 500, hari 300 ye bamusigayemo, babaye bamwatseho 500 niba yanayabariye ntabwo biza kwihuta. Umuturage agiye. Hanyuma hari umuntu utwunganiye ko noteri w'ubutaka mu murenge we ngo ntabwo yemeza amasezerano y'ubugure. We ngo ikintu akora ni transfer y'ubutaka cyangwa se guhindura ibyangombwa gusa. Hanyuma none uriya noteri w'umurenge we yemeje amasezerano y'ubugure kandi ngo atabyemerewe, ariko urumva yagomba gufasha shebuja. Ejo hashize hari ku cyumweru ku itariki 19 konze ko bari abantu mu butaka mu murenge
arfo hari benshi nzi Babikora. aya makashe ya notification ko nyabaziho banotifiya nyine ibyo ngibyo wari uri kuvuga by'ihererekanya ry'ubutaka basinya ihererekanya ntabwo basinya ko yemeza basinya ibijyanye na mitasiyo imitasiyo yego ejo rero uwo muturage ngo yahamagaye izindi nzego noneho inzego zihamagara gitifu ziti ibyo bintu wakoze ni amakosa yego yari yaramwimye n'ibipapuro ubona ndi kubereka yari yabimwimye ngo yabimwohereje ejo inzego zimaze gutangira gucana umuriro ziti noneho muhereza ibyo bintu bye ubwo ngo yaramuhamagaye ati rero reka tuzongere duhure tuganire noneho dusinye ibihuye n'amafaranga wafashe mu ntoki gitifu naramuhamagaye ntambara ati umuntu simuzi ati uwo muntu simuzi ntariko ko mbona wasinye se mu bantu banyoye inzoga z'abagabo ati ubwo arimo arashaka kunyituniraho nashaka uwo baguze ati mu mpapuro se uwo baguze ntiwamubonye mbaza uwo muntu uwo muturage byagenze biti byawe n'uwo waguze n'iki byose ati inzego zatangiye gusa n'izibyinjiramo kugira ngo turenganurwe uko bisa naho bamukiniye ibintu bisa n'ubuhenda abana cyangwa se kumuhenda ubwenge kugira ngo gitifu yifashishije ububasha afite yegukana uwo mutungo mu buryo bw'amanyanga iki kibazo ngo cyarazamutse bimaze kumenyekana uyu mugabo ngo bahita bamukura imukarange bamujyana mu rundi nko kumuhungira bamuvana kuri kaburimbo bamujyana hirya y'ishyamba gatoya ahandi aho hantu abaturage bajya bahakubitirwa kubera ko abayobozi umwe bashobora kurengera undi cyangwa bakaba baziranye umuyobozi yakoze amakosa nk'aho mwayakurikiranye mwatangiye kureba ngo habaye iki mugahitamo kumuvana kuri sene y'aho yakoreye amakosa mukamwigiza hirya ibyo bintu ariko ntibirangire bibaye ubufatanyacyaha umuntu ashobora kubazwa mu buryo cyangwa guhishira kandi ikikwereka ko ibi bintu byakozwe aba bayobozi bazi ibyo barimo bakoze bimwe Kabila yakoze Tshisekedi Kabila niwe asinyanye na Tshisekedi asigara na rwego rwo hejuru ubwo atari ku muhungu akunda imbuga nkoranyambaga cyane ndetse ntabwo muha kopi dusinya ariko kopi ndayitahana ngewe nawe urumva kuko bari bazi ikintu kirimo n'uburemere bwabyo abahanga bavuga ko iyo kopi ngiriho umurayi uhagije bamwiminye kopi noneho kopi bayimuhaye bataranayimodifiye afaza iyo bakora iyo bongera ibyaha n'undi bya mbere ntabwo byari bito bagakora inyandiko mpimbano bagahindura basi kuko ibi biriho ibintu hano barireze byararangiye ikintu gihari ko nabo inzego zisa n'izabihagurukiye niba birebamo neza amakuru aravuga ko meya mushya ngira ngo yitwa Fred Kayonza ntabwo ngo yari abizi ibi bintu rwose ari kubikurikirana amanywa nijoro nabyinjiramo neza rero na RIB igatunga y'igitoroje izatangira kubonamo kure mu mutwe w'abagizi ba nabi uzi impungenge mfite ni icyaha gihuriweho n'abantu batatu ubona bituniye ku muturage impungenge mfite kuri iyi dosiye nuko inzego nizijyayo shani zizasanga aya makuru atari ngombwa kubera iki kubera nyine hari amakuru uzasangamo atari ngombwa nyine yagushamo n'umuturage oya bizasaba ko bajya no muri puberi nta ikibazo se bajyeyo kugira impapuro bashakayo iyi dosiye inzego nizinjiramo neza bizasaba ko bajya muri puberi ahubwo ndakuvumbuye hari amakuru waduhisha yego ubwo ze n'ubyumva wowe ayo nabageneye niyo nabahaye ariko se wowe ntegewe iki ko tugusabye watwongeye yandize oya ni mujyana cyangwa yarahagije maze rero bajya muri pubere tuzongera ziramuka zigiye kuko hano hantu harimo abayobozi benshi nyine urumva niyo hano hantu harimo abayobozi benshi niyo perimitation yo guhita bamukura aho ngaho kugira ngo ibintu bihoshe urumva ko ntiyaryaga we ubwo byasaba no kumenya ngo ubundi yaje Kayonza avuye hehe yazanywe nande kubera iki yaje sinshaka kujya mu bintu byinshi dore niyo yaje ahubwo tugarutse ku kiburanwa icyo cy'ubutaka kandi n'amazi yawe yanashe aka kanya ubwo butaka buracyanditse ku muturage bimeze bite nawe rero wihandura gumana yo baguhaye oya nyamara aka kanya byanditse ku muturage kandi yaragurishije aka kanya ubutaka buracyanditse ku muturage uriya nakubwiye ko nawe yari yabuguze hatarabaza mitasiyo ariko ubwo urumva hajemo undi muguzi wa kabiri ariko noneho undi muguzi wa kabiri we aza mu kintu gisa no kubika urusyo ku muturage bivuze ngo uramutse ukinjiyemo neza ubugurwe bwose bwateshwa agaciro umuturage agasubirana ubutaka bwe n'abandi bagasubirana amafaranga bibaye ngombwa
yego kuko urumva bose bagendaga bagurisha bavuga ngo muvane mu nzira haraje rompuwe kandi ari ibintu bisa n'amanyanga cyangwa amarimanganya. Amakuru avuga ko ngo uwari watanze amafaranga impamvu mu masezerano harimo miliyoni 6 yaba ari yatanze amafaranga yo kumugurira ubutaka bamubwira ko ari miliyoni 6 bakagura ubwebyiri ko umuturage bamubwira ko ari rompuwe bakiyeranja ku buryo mu masezerano hazagaragaramo ko bwaguzwe miliyoni 6. bivuga ngo n'uwo muguzi nyawe uri mu masezerano nawe yarabindikiranyijwe umuguzi wa nyawe utavuga nawe ari mu nzira karengane muri cyane kuko urumva nawe bariyaranje ku buryo miliyoni 6 yatanze zigaragara mu cyangombwa bakamusigarana enye zabo. Yego kandi nababaze mbona ni nka 4 bari bayateye imirwe none se Terezo uzi ikindi kintu nk'inzego zigiye gukurikirana iki kibazo ziba zidakwiye kwibagirwa ibyaha nk'ibi cyangwa amanyanga akorwa mu buryo buri systematique ategurwa kuva aha kugeza aha akenshi ntabwo agira akajori tumwe. Uyu ni umuturage wakangutse bamwibeshyeho ubujiji no gupfukiranwa batazi kazabyuka umunsi umwe ngatekereze ku gaciro k'icyo yatakaje. Ariko nawe urumva ariko yashobora kuba umwe mu ijana. Ariko nawe urumva gitifu ushinzwe ubutaka umuyobozi w'akagari ari hafi aho ngaho na mudugudu araho. Birumvikana ko muri icyo cyumba niba gitifu ari aho ngaho ubwo na dasirinze hanze. Urumva ko inama yakoranye umuturage araje bamushyizeho izo gahunda arugura n'ugurisha bose bubitsweho urushya. Gahunda ikozwe no muri weekend nta wundi muturage uza kwaka serivisi. Urumva ikaba iri muri iyo transaction nako sikaho ni igipimo oya rwose aha ngaha hono harimo ikintu cyo gusangira. Ibyo twibanira ive urakaza neza ni wowe utumye amazi tuyabona. Imigisha ikomeze ize rwose naho ubundi turihamagara tukisanga ariko bigaragara nakubwiye no mushyitsa kurisha imbuto bizutumye baduseriva n'amazi. Trezor yanyemereye ko buri munsi nzajya mba ndumushyitsi. Yego ariko yakaho yabaye nka ya mabati yakaho yabaye nka ya mabati wabaje Celestin ndamuzi no koko ubeshywe ikawa none bihehe ubu Celestin nta nteje abantu koko kweri hari abantu babonye basi digendo rero hari abantu babonye se turi ku Karubanda hari babonye ngire gusheta imbuto yanjye iyo mbuto ntago twayiriye ntabwo iraboneka. ubu rero ikayonza nge nikanzemo ubwo ari kayonza turahatina mpaka ikiganiro cyose kirangira. buriya si ikibazo cyo kuvuga ngo ni kayonza. Uramutse ugiye kumenya ibintu by'ikayonza hari umunyamategeko unyunganiye hano aratubwiye ati noteri akora icyitwa notification ni ukumenyesha abantu bajya babyitiranya notorization. Noteri rero burya icyo akora ni ukwemeza ko amasezerano yakorewe imbere ya certification. Ubundi agasaba ko habaho mutation mu izina ry'abagiranye amasezerano. Agaciro k'amasezerano n'impaka ziyakomokaho ntabwo bibazwa noteri. Mwe mu banyamategeko badukurikiye noteri we avuyemo ntabwo bimubazwa ko itegeko ubwo niba riteganya ko byatabibazwa ariko se ko bajya babibazwa muri babandi bagiye oye uretse n'icyo se noteri yazabura kubazwa gute ko yasinyiraga shebuja gitifu aha turimo turitiranya ibintu icyo uyu yabazwa niba ibyo yakoze ahubwo arizo nshingano ze niba atariyitiriye inshingano. Ubwo no kuvuga ngo iyi acte ya notorization iyo tuyishyize ku ruhande ubwo ni ukwemeza ko byakozwe hiketi nuko kandi nari mpari. Yego ibyo byabaye ikisigaye ni ukuvuga ngo wabikoze ari we byari mu nshingano zawe cyangwa we byakurebaga n'imitation. Attention ushobora no kuba iyo mitation iri mu nshingano zawe ariko uruhare wagize mbere y'uko mitation iba bigatuma ya mitation itakiri mitation. Hakabamo n'icyo Alphonse arimo avuga nta conflit d'intérêt irimo. Urwo ruhare wagira mbere ya mitation ni rwo ruzana ya conflit d'intérêt. Komisiyoneri ni umukuru w'umudugudu, umuguzi ni komisiyoneri ni umukuru w'umudugudu, umuguzi ni umukuru w'umurenge. Komisiyoneri umwanya akagombye kuba arimo gukemura ibibazo by'abaturage yibereye muri komisiyo. Dukomeze ariko nanone agomba gushaka igice cy'ubuzima nibyo bimutunze kuko n'ubundi kuba umudugudu nta birya
ntabwo bimugaburira jado njyewe ukuntu mbyumva komisiyoneri agitangira kwishakira ubuzima bwe ikibanza kirahari nta cyaha afite ari kwishakira kubaho nyine ariko noneho umukiriya yatangiye kuba gitifu ariko gitifu adashaka kuza mu buryo bweruye ko ari umukiriya ibintu bitangiye guhinduka muri mponda sinoga dore impamvu mu mponda sinoga impamvu muri iyi gahunda guhunga conflit d'intérêt bigoranye gitifu w'umurenge afite ububasha muri izi maguye sore tuseso yo kubwira umuyobozi w'akagari ngo kubera ko ari we wegereye uwo muturage genda umunyumvishirize icyo gihe bitandukanye no kumubwira ngo kubera ko ari we wegereye umuturage yangejeje iki kibazo ugenda ukimukemurire aha harimo na abus de pouvoir jado akaza agasinya iyo abus de pouvoir uvuga ndi kuyumva byata guheraho hari ibintu mu bayisilamu bita ngo ni niya ikintu we wakoze cyaje kuba kibi cyangwa cyiza ubundi bijya gutangira warugamije iki washakaga iki komisiyoneri usanzwe ari na mudugudu wimereye nk'intumwa Paulo yacuruzaga impu mbere yo kujya kubwiriza ivanjiri we afite ako kazi k'umudugudu akora adahemberwa ariko to the other side ni na komisiyoneri kugira ngo abana be babone icyo barya yifitiye imari y'ikibanza yagurisha umukiriya Trezoro yanagurisha umukiriya Castar umukiriya uwo ari we wese waza yishaka yamuha par chance cyangwa kubw'ibyago ahuye na gitifu uvuze ko ashaka ikibanza aho ntabwo biraba ikibazo ariko gitifu amaze kubenguka cya kibanza gitifu nawe ni komisiyoneri utarabigize umwuga afite undi muntu ushaka ikibanza gitifu yibutse ko hari imbaraga afite yibutse ko yabeshya cyangwa yavugisha ukuri kutuzuye mu nyungu ze buriya ngo abahanga mu kubeshya kirazira kuzana ikinyoma cyuzuye ikinyoma kizima kigomba kuba kibavanzemo ukuri nibwo abahanga mu kubeshya niko babyigisha shyiramo percentage y'ukuri yego kandi biba byiza percentage y'ukuri inabaye nini ku kinyoma ahubwo ikinyoma ukagikukinga neza ku rwego cyita kimira kwa kuri kwari mu kinyoma gitifu araje afashe bwa butaka ati ahantu haraza igikorwa cy'inyungu rusange rompuwe kandi rwose mu nyungu rusange murabizi ushobora guhomba byiza rero ndagukunda nk'umuyobozi wawe aho hajemo ibikangisho ndagukunda nk'umuyobozi wawe reka nguhe make nge nzamenya uko mbyigenzereza buri hari njya mubwira terega twe twigererayo kubera ko ndi umuyobozi nshobora no kubabwira nti nose mpombe n'uburiganya kubera ko urumva ariko wowe ntabwo aho nakomanga wahakomanga kandi uri kumisinga yiwe yego gitifu yaje nka komisiyoneri harimo undi muguzi witwa Dani yego agomba kumwumvisha ati ugize amahirwe hari umuntu ushaka ubutaka ari gutanga ebyiri uburangare izo ebyiri zigucika kandi atari n'uwe iwacu atari n'uwa hano kandi ahantu hazaca rompuwe n'ubundi umuhanda muzaviramo aho hari ikintu ariko n'abaturage bakwiye kujijuka ahantu hazaca igikorwa remezo leta itanga ingurane umuturage ku muyobozi we mu nzego z'ibanze cyakora nanone gitifu guhagaze ku nanone ntukajya twibera i Kigali muri studio and IACs ngo twibagirwe umuturage wacu uko abanye na gitifu yaba uw'akagari yaba uw'umurenge ariko rero hano hari abantu babiri kuri mwe mudukurikiye njyewe ntarimo numvikana nabo wa mbere yitwa Yves wa kabiri yitwa Alphonse kuza kunyemeza uburyo gitifu w'umurenge mu bibazo n'inshingano ashinzwe n'iki abaye komisiyoneri ngo ye mama ngo nibyo bimutunze akamanuka agashinga su komisiyoneri mu muyobozi w'akagari w'umudugudu nomari uripotinga iwe mwumve kuva kuri gitifu w'umurenge kugera ku muyobozi w'umudugudu mwumve aho byageze turabyumvikana abavandimwe reka mbahe urugero rworoshye ndakubwiza ukuri unyarutse dore dusigaranye iminota ibiri nko muri dufate urugero nka patoro muri minekofine aramutse afite nk'uruganda rw'abarwenga ibisembuye cyangwa se ibidasembuye rero nkubwiza ukuri ngo mu minsi yose mikuru ya repubulika nibyo twajya tunywa cyane kuko iyo dosiye yaba yamuciyeho aho ngaho aba bavandimwe nituza twese kubacaho ngo abe aribo bajya muri komisiyo nta kibazo cy'umuturage cyongera gukemurwa uwo mwanya ntuboneka baraza kwigira muri komisiyo badusabe 6,000,000 abaturage babo kubera ko bavugane nabo bababindikiranye babahe ebyiri nibarangiza babasinyisha ayo masezerano kuko abasinya bose bari under control ya gitifu w'umurenge iyi ni abus de pouvoir kuno gukoresha nabo ububasha uhabwa n'amategeko harimo na conflit d'intérêt yumvikana irimo rwose wakubiri mu byiri ariko gitifu aha hantu nawe yitwaye nk'umuntu ufite ubujijuke budahagije uri muri ayo manyanga no ku mpapuro ugasinyaho
ukajya mu bagabo ngo nazinyoye imparasi ntazinyoye nyine segiti Buriya se- kuntenguye iyo umuntu asinyiye bene ziriya nzoga babaha n'amafaranga Ariko nabonye muri komantere abantu bari kuvuga ngo ubundi ni inyangamugayo niba agaragara nk'inyangamugayo Ariko- ntabwo abajura bose bambara imyenda icitse tereza ariko hari abajura bambara amakoti ahangaha nta nubwo turi kuvuga ko atari inyangamugayo turi kuvuga ibintu byabaye ku muturage abigizemo uruhare ubundi se hari uko wabibonye ku rupapuro urabona byose bitaciye mu mucyo He. kugira ngo ubone umwijima ubiri inyuma ntabwo wahera kuri izi mpapuro impapuro zo zirasinye noteri arahari n'ibindi byangombwa birasa si byo ngo bidusabwa kumukuzuza na ba nyir'ubwite barasinye Aha. ahubwo niba baranabunamye ariko barasinye urumva rero kuvuga ngo ni inyangamugayo cyangwa se siyo byaturuka ahandi hantu ugiye ntabwo nakwavanza ko atari inyangamugayo uyu nguyu yaje guca bugufi gute ubundi yafunga umutwe andi mpapuro ko yari azibitse kure hari inkoko iruka ubundi wa mugani yagumana impapuro reka nkubwire buriya hejuru y'inkoko haba dendo uragenda ukigira inkoko ukigira nabi ariko dendo iyo uvuze byanze bikunze ubukoko bwose burabunda impapuro ntiziri muri sisiteme wakimana iziri hadi muri sisiteme ntizirimo ariko hejuru ya dendo haba n'akagoma iba mu kirere ubwo rero hose ntabwo wapfa maze rero abayobozi mwe abaturage muyoboye burya ntimukabibeshyeho buri gihe ngo bose barasinziriye ubu nk'uyu bamubindikiranyije bazi ngo azabyibagirwa by'iteka ariko yaryama akarota babyita ubutaka kurindagiza reka twambuke tuze mu kanya saa tatu kuri BNB Kigali 49.7 FM. Umunota w'ubwenge umunota w'ubwenge la minute de sagesse.